bakiyate nyine uburyo Nasiri yarategerejwe kuko wawe kwa ibi ari ibintu byawe se ko bari bazaga batuvandimwe aya Nasiri byari ngombwa byari ngombwa ko Nasiri yakirwa yaraherekejwe arakirwa ese wiko ari ibintu byawe ntacyo ntabwo nibisanzwe uruno ingendo usanzwe uzi no sirtu muri kiriya gihugu cya Misiri bwari ubwa kane mahageze bwa kane mu Misiri ya surumva ariko uriya mujyi wo ni mushya events nyinshi ibihugu byakira nyine bizishyira mu murwa mukuru w'ibihugu bitandukanye bagerageza ku wenda tuvuge nk'irafcon bakiriye hari imijyi biri priority uriya n'umujyi wa 10 so ubwo rero imijyi iri hejuru niyo igirwa priority mu guhabwa kwakira izo event ndavuga nk'irafcon so nibyo rero ubwo Clarisse mwamumvishe ko yamaze kugera i Kigali ndetse na delegation byose mwageze amahoro twageze amahoro twese okay ubwo mukanya uraza kutubwira ito nito jadari ushaka kumubaza madame Clarisse oya turahera kuri gahunda zariko icyambere arakaza neza mufite ibibazo ngiye mfite bitatu kandi mbere yo kabinsubiza ndamwinginze ntambere mu diplomate icyambere ni grippe bwoko ki umuntu witwa Kaboy yarwaye urakoze jado kuri yatumye atajya muri equipe nationale mu gihe bigaragara ko nta kindi cyabuze uretse ibitego bye kuko tubizi ko muri iki gihugu ari we mugore ushobora gutsinda ibitego byinshi ngiye nicyo kibazo kimwe nari mufitiye nanjye cyari icyo icyo ni icyambere oya ngiye nicyo ngicyo nari mfite ikibazo cya kabiri urabibariza rimwe cyangwa ndabibariza rimwe yabinsubiriza icyarimwe ntago ari amakipe menshi dufite ashobora kujya mu Misiri agatsindira ibitego bibiri aba bashiki bacu baziriki gituma bakinishwa by'umuhango mu gihe bigaragara cyangwa se bo ubwabo bifashije kugaragaza ko hari urwego runaka bagezeho abantu bafatiyeho byanashoboka ko bazagera ku nsinzi na mbere y'abasaza babo kuko bo biri kuri icyo ni icya kabiri icya gatatu umaranye iminsi nabo wari uri kumwe nabo muri federasiyo na mbere yo kuba mu rwego rw'abatekinike umwaka ushize badusezeranyije ko bagiye gushaka umutoza w'ikipe y'igihugu wahoraho twarabyishimiye ndetse n'abanyarwanda twabibwiye barabyishimiye birarangirira aha cyangwa barafatiraho habeho umutoza uhoraho murakoze ubwo reka mbere ku cya gatatu ikibazo cya gatatu umuntu yanagisubiza rwose ahereye mbere y'uko bakina umukino ubanza ubwo bari basuwe na perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Bwana Munyantwara Alphonse yavuze ko usibye kuba bagiye kujya babafata kimwe n'abasaza babo in terms of everything kondisiyo zose niba ikipe tuvuga igiye gukina muri aho mu Misiri niba ari urwego rwa hoteli y'inyenyeri 4 cyangwa 3 cyangwa donc equipe nuvuga ngo hoteli iri ku rwego ikipe y'abagabo yabamo ibaye tuvuga igiye mu mujyi wa Ismailia niyo n'abakobwa bagomba kubamo ibigendanye n'amikoro ni same na kuri icyo kibazo rero bivuye kuri perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda nkakomoza ku kiganiro yatanze nyuma iyo standard oyo mwari mu Misiri iwanye niyo basaza babo babayemo rwose mwari muri 5 star ni hoteli iri ku rwego rwo hejuru muri uwo mujyi kuko hoteli iri ku rwego twakwita class ya mbere Musanze siyo hoteli iri kuri class A tuvuga i Kigali sinzi muri kumva icyo kintu ni hoteli ku rwego rwo hejuru i Musanze niyo nyine bagomba kubamo yego kuri icyo cy'umutozo w'ikipe y'igihugu yaba ari Bwana SG nyuma y'umukino wo kwishyura muri dressing room aza ku felicita abakobwa yaba ari na perezida bikomozaho nyine mbere y'umukino ubanza bavuze yuko ibyo bamaze gufata umwanzuro yuko ikipe bagiye kwishakira umutoza uhoraho tujye ku cya kabiri
okay kubyumva ngira ngo muribuka ko bari banabigerageje mbere yuko bakina uno mukino. Uranyuzwe Jado? Kinagira ngo mbaze niba perezida atarahindutse kuko tariki 31 z'ukwa 12 yari yabimbwiye sabo gusa yambwiye ko n'ikipe y'abato nkuru kipe z'abato nazo zigira byibura umutozo umwe uhoraho. Okay. So ubwo numva akiduze ku ijambo rero ubwo tuzamujija bitewe n'igihe bizagira. Ino kipe y'igihugu se buriya Clarisse wihuta izongera nko gukina ryari? Yanatanze n'ikizere kuko hari abantu benshi utari kubaza ngo match wenda tuvuge kwishyura kubera ikiretwe twabwege kitaza korohera abanyarwandakazi kubera kutsinzwa igitego kimwe mu kintu ubanza baza gukora ibyo bari basabwe n'igihugu kureba ko batsinda umukino wenda birangira bitagenze neza baranganya nazo navuga ko ari resultat nziza zikangura cyangwa se zishimangira kuba abayobozi bari gutekereza gushyiraho umutoza mukuru wenda hari icyo bagenderaho nubwo mu by'ukuri ntibyakagombye gutegereza yuko hari icyo ugenderaho kugira ngo abantu bahe ibyangombwa bituma baba muri comfort zone. Icyo cy'umutoza cyo navuga ko Jado rwose bivuye muri izo speech z'abo bayobozi nabonye biri gutanga icyizere. Reka turebe iminsi irahari ntidutize iminsi tuzabireba wambugani iyo mvugo nibizajya mu ngiro ko ikipe y'igihugu izagira ikabona umutozo uhoraho ngo nizo kipe z'abatoye. Jado wazo icyo no kuvivura icyo cyo navivura kubera ko ntago ndibuze kubitindaho kuko uretse nabo n'abazakineje ubundi ntawe bafite. So ikipe y'abagore ibyo bibazo byose muri kumaza Clarisse muri kumugorira ubusa. Yatubwira impamvu Kaboy atakinnye yahereye ku cya gatatu. Ikipe y'abakobwa yakinnye n'umutoza byabonetse kuko umukino wari uhari kandi ikipe ntiyakira nta mutoza uhari. Ibindi ni ukugorana. Oya ibindi birahinduka n'umugondoza. Byari umuntu muri Ferwafa mbwiye ngo reka ikipe y'abagore ikina rimwe mu myaka 2 umutoza wazakora iki? Amavubi ashaka gukina bombi ntawe ugihari. Bose bari Ferwafa. Gute? Oya ariko ntabwo igihe yazagarukiye Amavubi y'abagore azongera gukina bombi shirashoka ko bombi nta ugihari. Oya birahinduka kubera iki? Iwacu birahinduka. Nese n'amatora mu kwa gatandatu. Jya ku kibazo cya kabiri. Wahereye ku cya gatatu uzamuka Ikibazo cya kabiri umuvandimwe Jado yibazaga ku bigendanye n'icyarya Jado. Reka duhere kwa Kaboy. Kaboy niwe mama iganze reka yaje ku kibazo cya Kaboy rero bavandimwe simbizi ngewe icyo nabwira abantu nuko hari ibintu mu by'ukuri bimwe na bimwe umuntu aba atari ngombwa yuko akomozaho kuko icyo naheraho cya mbere abantu bagomba kumenya si ubwa mbere Kaboy yarahamagaye mu ikipe y'igihugu kandi still ari kuri iriya level. Kaboy kuva yakwinjira muri shampiyona y'u Rwanda ni umubiteze aratsinda ikipe y'igihugu iramukeneye club ziramukeneye ahubwo njye nkibaza kuki nyuma yo kumuhamagara bwa mbere hakaza ishu imeze kuriya kuki bongeye gukora njye naryita nk'ikosa Jado bakongera bakamuzana kandi bari bazi cyabiteye. Ubwo ngiye kuvugisha kuri sinshaka guca hirya no hino. Wahaciye tayari naciye hirya no hino kura ahubwo ubundi mu Kinyarwanda bavuga guca ikibunga ariko urigeze na Rusumo. None warubizi si byo gira nahereye ku kibazo cyaje byagenze gute? Twabwiye ko yarwaye inkorora. Iyo nkorora yariyo inkorora yarayirwaye ariko siyo nkuru si cyo gitera cyatumye atagaragara mu ikipe y'igihugu. Why then? Hari ukuntu rero reka twabuze ibitego ibitego byarabuze twabuze n'ibisobanuro bifatika ku ibura ry'uyu kuko n'ababishinzwe banze kubiduha kuko gripe yatuma usiba imikino 2 Clarisse ntabwo bishoboka. Yari ya gripe y'igikatu birashoboka hari igihe gripe iza ku muntu ikaba yamucineye wowe ko wamubonye mbere y'uko gukina umukino ubanza yari gripe koko nkuko n'umutoza yabikonfirmye yatuma buri mu mikino 2 akanataka ava muri camp. Icyambere tubwira iyo mpamvu
icya mbere nyuma yo kuva muri uwo mwiherero bwa mbere impamvu byari ugukeka bituma bamusiga ukeka ko arwaye giripe oya ndi kuvuga bwa mbere hamagarwa ubu bwa kabiri kugira ngo babe sure basabye komiseri ushinzwe ubuvuzi cyangwa se komiseri ukuriye departement ya medicale muri federasiyo kumupima rezilita zije hashakwa nimba nahita nk'impamvu yo kugira ngo umwana nyine asohoka asa nkaho nyine atababajwe sinzi uburyo nakoresha ariko mu by'ukuri abantu rwose bareke guca hirya no hino ngiye numvishe n'ibindi bivugwa ariko si ukuri ikibazo Kaboy afite yapimwe n'abaganga basanga hari ibyo arengeje bituma abaye baganga ukuriye departement ya medicale muri federasiyo izo mpapuro njye ni nacyo kintu nasaba by the way federasiyo baca ibihuha babirizinge nese ubundi FIFA itegeka ko bapima abantu yapimwe nande byagenze gute byasabwe nande kapima icyo nicyo kibazo byasabwe nande ko hari ibwirizwa hari sirikirere runaka y'abaravuye muri kafu itegeka ko bapima nicyo kibazo kugira ngo uyu mwana w'umukobwa kuko reka nkubwire Clarisse ibyo tuzi ko biva mu mpuzamashyirahamwe ya atletisme ku rwego rw'isi kari nayo yohereza abaganga bagapima mu myumvire yabo mu myemerere yabo bakanabisobanura bigatuma umuntu witwa Castel Semenya adakina ibyo turabizi ntago babihisha ntago baca ku ruhande icyo twifuza kumenya n'abanyarwanda turifuza kumenya ngo FIFA cyangwa se kafu yohereje sirikirere yuko haza gupimwa abakinnyi b'abakobwa bakareba niba hormone zabo zitarengeje igipimo runaka cyemewe nibyo dushaka kumenya niturangiza kubimenya tubimenye ngo ibyo byarakozwe bikorerwa uriya mwana basanga ibyo bipimo byagenwe birarenze bafata icyemezo cy'uko yavamo bamubeshyira ko arwaye inkorora icyo nicyo dushaka kumenya kuko biba ari sirikirere kandi ari ikintu kuko niba nabirose nk'ababwiriza nkabikora aho ngaho iyo ni iyindi shu kuko ngewe icyo nzi kafi ibaye bisaba yabisaba no ku rwego rw'amaklabu byatangira ku maklabu bikagera kompetisiyo zose za kafu byasabwa mwibuke si ubwa mbere ishu izamutse mu minsi yashize amaklabu amwe n'amwe yagiye agaragaza ko ngo hari amakipe akinisha abantu bameze gutya na gutya ngende kwanga gukoresha hari ukuntu abantu bavuga bati wenda bamwe bakuye mu cyiciro iki n'icyo bajyana mu kindi niba koko ari kafu ibisaba kuki batagaragaza ko nyine yabibasabye ariko nanjye amakuru mfite nuko kafu nta muntu bayabisabye ariko baretse guca hirya no ku ruhande nicyo cyatumye ntunganira Clarisse njyewe mbere ko muhaguruka iki gishuye umwana w'umukobwa ivuga ndabajije umuntu muri federasiyo kandi uri hafi ari sirikirere ya kafu yaje ijado nk'ibyo ngibyo uvuga ibaro isaba gupima sofa ntayo none se bigenze gute apimwe nande abitegetswe nande upimwe kugeza araho avuye muri ekipe y'igihugu abantu simbizi ariko nta sirikirere kafu yaduhaye isaba gupima so none kuki uyu nguyu yewe yapimwe hari hagendeye kuki so bigaragara ko rero niba nk'uko bitubwira ushinzwe medicale muri federasiyo yaramupimye agasanga ari ibyo atujuje akamukuramo yaba yarakoze ibyo atujuje parapora kwa c'est le problème est-ce kabaza kuvuga ko ahubwo azira beef afitanye n'uyobora komisiyo y'abagore icyo naringiye kujyaho ko hihishwe muri uwo mutaka w'ikintu cyo gupima aho ngaho kameme ashobora kuba muzi yabaye umukinnyi we umunyarwanda uza kuvuga uko nguko Clarisse cyo waracyumvishije cyo birakwiye ko abantu hari ikintu kibaho buri muturage aba yemerewe cyitwa petition sibyo umuturage ku giti cye afite uburenganzira bwo kwandikira urwego runaka akaba yarubaza cyane cyane igihe hari ibimenyetso bifatika by'akarengane I feel like nakwandikira nyakubahwa ministre petition sibyo niba rwose uvuga ngo na mbere yo kujya kumbwira ngo uyu mwana yaba afite hormone zirenze iz'abandi wabisabwe nande
ubifitiye ubuye mu irushanwa bagiye gukina ni irya Ferwafa uramutse umbwiye ngo ni irushanwa rya Ferwafa agiye gukina bashyizeho iryo bwirizwa agapima n'umuganga wa Ferwafa ubishinzwe aho ngaho ibyo nabyumva birumvikana ariko nkeneye umuntu uri bunyereke itegeko ibwiriza ryavuye muri FIFA ryavuye muri CAF ritegeka abantu gupima iki kintu akanabiviramo ibi bintu ngiye numvaga ko mbere wenda bishobora kuba byarakozwe mu rwego rwo guproteja ikipe y'igihugu mbere na mbere ikipe y'igihugu wenda kugira ngo itaza kuza gufatirwa ibihano ukinisha umukinnyi utujuje ibisabwa yego hari ikintu nzi muri siporo kiri gukorwa muri kino gihe cyaho ashya yahigeze twebwe wacu Imana inaturinde wenda ibyo bintu ntibiyagere niba byaranahageze sinzi ibyo mba numva ari ibindi iyo tuvutse hari impamvu ejo bundi watwandikiye ngo wabyaye umukobwa sibyo nyuma waratubwiye uti nabyaye umukobwa nishimiye ko nabyaye umukobwa ejo bundi uriya niwe wabisobanuye neza uyu perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati twebwe tuzi ibitsina bibiri umugabo n'umugore ibindi ntago tubibara ariko hari ikintu cyatiye muri siporo muri ino minsi ku isi aho wumva ko umuntu ashobora kuba ari umugore ejo kumva wenda yigize umugabo transgender ibyo abo bantu baba barabikoze ntago bemewe muri siporo bahangana iyo byatowe na Charte Olympique barimo barasaba kuko nakubwira aho biriya bihugu bigeze Jado ngo ni uburenganzira niyo Jado yabyutse yitwa Jado ubona akahisemo kuba umugore ngo ni uburenganzira barimo barasaba barimo bararwana kugira ngo ariko icyo tuzi nuko Charte Olympique yo kuwa 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2018 yavuze ko transgender muri siporo zose babaye babihagaritse mu gihe ubwo bakirwana nanjye ndutora sinabyemeye Trump yarateye intambwe no mu gisirikare nta mpamvu yo kuvuga ngo umuntu w'umugabo nonaha yihinduye umugore naturally abagabo bafite imbaraga kurusha abagore bidakwiye ko ari nk'abagore bafite imbaraga nk'abagore sidiki bagukubita bakurusha imbaraga barahari numva nubwo uri umugabo cyangwa bagusiga banagusha no gukina birashoboka ariko kuvuga ngo umuntu w'umugabo agiye guhangana n'abagore cyane cyane nko mu mikino njyarugamba bari ibintu bibi muri buka umwatlete w'umunya Algeria watsuke cyane mu mikino Olympique yaruka Paris ariko uriya mukobwa yabyutse ari umukobwa hari ibibaho by'abantu babara bati kubera testosterone nyinshi birashoboka ko umuntu ashobora kugira hormone nyinshi imisemburo myinshi turabizi kuri Castel Semenya uyu mukobwa Castel Semenya ni umwatlete wirukanka uyu mukobwa abantu barimo kureba kuri YouTube ni kapiteni ikipe y'igihugu ya Zambia yitwa Barbara Banda yego afite imyaka 25 umukino wa mbere uhenze muri Afrika ubu ni umukino wa mbere uhenze ku isi birango noza Girme yamukuye yari uwa mbere uhenze ku isi wa Chelsea ubu ni muri Afrika na hormone yo muri Afrika no muri Ethiopia uyu mukobwa yagiye gukina ubakina muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ikipe yitwa Orlando Pride niho yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuye muri Shanghai yo mu gihugu cy'Ubushinwa Barbara yigeze kubuzwa gukina igikombe cya Afrika muri 2022 kandi avuye mu mikino Olympique kafu za Maroc n'ibindi bihugu byagiye bikora ibintu bimeze nka lobbying bavuga yuko Barbara testosterone ze ziri hejuru cyane imisemburo iri hejuru cyane ameze nk'umugabo anabuzwa gukina igikombe cya Afrika hari qualifiers za World Cup n'Ubuhinde buza muri iyo compro niko nabara nabwo bufatanya na za Maroc bavuga bati yashirwaho gupima abakobwa bafite imbaraga zirenze cyangwa bavuga ko imisemburo yabo wenda irenze igipimo kingana gutya ni testosterone nizo bapima izo hormone ntibazajye bemererwa guhangana n'abandi bakobwa biteza saga ikomeye yego haninjiramo imiryango irengera kateka kazina muntu za Human Rights Watch n'ibindi bizamo baravuga bati uyu muntu yavutse ari umukobwa birashoboka ko imisemburo ishobora kubiri hejuru ariko ibintu no kwambura aba bana b'abakobwa uburenganzira bwabo barabakinyi batatu no kwambura uburenganzira bwabo byanateza n'abantu ikindi kibazo kinakomeye haza kuza gufatwa umwanzuro ko icyo gikombe cya Afrika ni bari bagikinga kuko Maroc yari yamaze guprepara iby'iprepara nyuma y'amezi nk'umunani aza kuza gutsinda urugamba bari barimo anagaruka kina Kosafa batwara Kosafa anafasha Zambia gukina igikombe cy'isi giheruka cyabereye mu gihugu cya Australia Barbara yarariyo ndetse banacibwa amande kuko uburenganzira bw'abahohoteye aragaruka akomeza gukina umupira w'amaguru ubu ngubu ejo bundi yakoze transfer imujyana muri Amerika yari ihenze ya mbere ku isi mbere yuko Chelsea igura ejo bundi uyu mukinnyi
ubu ngubu ariwe mukinnyi uhenze ku isi. Barbaro barakina ni kapiteni y'ikipe y'igihugu ya Zambia, nta kindi kibazo icyo ari cyo cyose afite. Twebwe rero hano iwacu niwe barondoro wa Afurika mu bakobwa. Yego. Ninde muntu witumbukije? Niko bimeze. Yes, nibyo wica ku ruhande akaza kuza gupimisha umukobwa yabitumwe nande? Muntu wihuruje bitumwe nande? Yabitumwe nande? Yabisabwe nande? Jeanine gukina ikipe y'igihugu ki? Pourquoi? Ubwo uwo muntu yabazwa ariko mu ukuriye abaganga. Jari. Impamvu Kaboy uko bamutazira bivugwa ko ikipe yakuriyemo yinyemera ya komiseri w'abagore muri Ferwafa ayivamo ngo yababaye yuko Rayon Sport tamayumbi 500 by'indezo. Uza kubivuga aho ngaho nanageze nano n'abanyamakuru ko yigega ngo yandikira Rayon Sport akabwira ati nimukinisha no mukinga ndaza kubahanisha abana yandikira Rayon Sport y'abagore officiellement opana officiellement. Yes. Bakamubwira bati ariko twebwe umukinga arahari n'ibyangombwa federation nitwandikire itubwire ikibazo cyari cyatuma tutamukinisha. Akaba ngo yajyaga bandikira narabimenye yajyaga bandikira akabwira ati niba umukinisha ndaza kuza kubahanisha ku buryo noneho bakamubwira bati twebwe nta kibazo kafite ikarita afite wowe mutwandikire Ferwafa mutubwire imizira afite yatuma adakina ku buryo 500 umuntu izo 500 umukomiseri yakwaka na n'ubu ngubu zakomeje gute none se ntituri kubivugira ngaha si kuri radio ahubwo turi kubivugira inyuma hariya byaba agashya. Jeanine ni iki kintu baravuze bati imisemburo yiri hejuru siko bavuze Clarisse? Yego. Imisemburo yiri hejuru bayitumwe nande? Batwereke sirikere ari ikintu kimwe ariko icyo kibaza ni kimwe. Clarisse hari ibintu by'imisemburo Jados ntagushingije iby'imisemburo ntisibira officiel ntago biri officiel. Niyo mpamvu ngiye mvuga ngo yes na grippe bye byihore bya Lucas bavuze grippe ariko na grippe nta kibazo bavuze barapinyo tugiye ko nta kibazo bavuze grippe jewe ubwanje arabyibuka Sidike iyo issue bakimara kuvuga ko bamusezera muri camp Ikipe nationale. Uribuka ko n'indi regionale yego twakubonye no mafoto hariya. Uribuka ko wambajije uti Kaboy biti ndakubwira ntimeze bityo ariko bigende gutya ari amasaha kiragihe ndi kuri stade regionale kuri stade ya Pere ariko reka ikibazo hari president hari vice president Richard hari na komiseri wa ubuganga muri uru Rwanda ntago Jeanine abaho wenyine. Ndabisabiye ahangaha munshakire nimero y'umwana w'umukobwa. Oya Jeanine katwetumuretse katunamuritse gato. Clarisse biga nkubaza Jeanine ntabwo akinga umukino Misiri kubera ko arwaye ibicurane. Oya nge sinabyemeza gutyo kuko nzi ukuri nuko nubwo kutari gushyirwa hanze nyine nicyo kintu twibazaga. Yego ari nayo mpamvu yereka impamvu bavuga ko bamupimye hari n'ibindi bintu erega ntago sindi kuvuga ibintu umuntu adafite aho yakuye n'abantu Ivan twa turi kumwe abo twaganiraga nawe bari muri conditions zo kumenya ayo makuru. Urabyumva cyese ibintu by'aba champion y'abagore sawa muri reyo champion y'abagore sinjya nkubwira twe turi kumwe n'abakina muri reyo abatoza bo muri reyo abatoza bo muri APR abatoza bo muri AS Kigali abantu baramuzi bose nakira champion abyumva bose twe turi kumwe utaza gutekereza ngo nibyavuye ngo muri reyo ariko Lucas abantu witonde batagendera ku burakari kuko journée ya nyuma federation yanze ku mukino uba ama ekipe makuru nka za Rayon Sport n'ayandi yagaragaje kutishimira icyo cyemezo. Sindi muri champion sindi muri champion naga champion turiho turi kuvuga ku kibazo cy'ikipe y'igihugu utaragaragaye yagakwiye kuba ari muri ekipe umukinnyi mwiza siwe nimero ya mbere dufite mu Rwanda mu bakobwa bakina umupira bari yego niyo mpamvu ari impamvu atakinnye batubwiye yuko ari grippe sibyo mu by'ukuri nawe urimo uravuga uti ntago ari grippe siyo ni no bateje kerekere kuvuga uti nawe si grippe iminota irageze rero twe tumwana ntago ni iminota kwa Kaboy reka twubahe isaha ariko ntago urakoze cyane.